Nubwo bitavuzweho cyane cyangwa se ngo bisakuzwe ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyamara niko biri. Umukobwa wamenyekanye muri sinema nyarwanda nka Miss Nyambo, ukunzwe n'abatari bakeya, ubu ngubu rwose yatandukanye n'icyitwa umusatsi ku mutwe we cyangwa se kuba yatunga ibisuku. Mu mafoto yashyize ahagaragara ku rukuta rwiwe rwa Instagram, arangije aherekesha ubutumwa bugira buti ibi ngibi ntabwo byari bikwiye, ariko nyamara nta kundi byari kugenda. Ikintu bita ibisuku ubu ngubu rwose ni ikintu ngiye gutandukana nacyo, ndetse kitazongera no kuba cyangirira ku mutwe bitewe n'impamvu zanjye bwite ndashatse kuvugira ahangaha. Gusa benshi bakoresheje inyurabwenge yabo baratekereza bavuga ati nta yindi mpamvu ishobora kuba itumye uyu mukobwa Miss Nyambo akwiyeho ibisuku byatumaga ubwiza bwe bugaragara cyane noneho kurushaho, usibye yuko n'ubundi ari umukobwa buri musore wese areba akumva aramwifuje bugaragara cyane. Rero niki cyatumye uyu mukobwa yikuzaho ibisuku nk'uko byavuzwe na bamwe mu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Muri komenti bagiye bahuriraho cyane, bagiye bandika kuri ayo mafoto agera kuri atatu yasangije abafana biwe, rwose bigaragara neza yuko yogoshe cyane yambaye ikanzu y'umutuku. Ngira ngo nawe urareba ifoto kuri screen yawe iriho. Reka rero tubyinjiremo neza tunabirebere hamwe. Ngo ikaze rero nimba rugambye ugeze hano ngaha, kora subscribe kugira ngo uje tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino, haba mu myidagaduro, politike ndetse n'ay'imikino. Uyu mukobwa rero wamenyekanye muri sinema nyarwanda, by'umwihariko wagaragaye mu mafilime agiye atandukanye, harimo nk'iya Clapton Kibongi, Umuturanyi, ndetse agagaragara no mu mafilime yiwe yikinira ku giti cyiwe, harimo iyo bita The Message yakinnye mu gihe cyashize ndetse ikanarangira na za short movie. Akaba n'indi arimo asohora uyu munsi yitwa Ibanga, akagaragara muri The Contract, akaba yaragaragaye mu yitwa My Heart ya Kiramani. Ubu ngubu rwose yamaze kuba yakikuzaho ibisuku. Nyuma rero y'iminsi itari mikeya ku mbuga nkoranyambaga hakwiragiye amakuru y'uko uyu mukobwa Miss Nyambo ngo yaba anuka. Gusa nk'uko byagaragaye cyangwa se byagarutsweho cyane, ayo makuru bamwe mu bakorana bya hafi baraje barayavuguruza, bavuga yuko ari ibihuha ndetse ari ibintu bakomeje gukoresha kugira bamwambike icyasha, bavuga yuko atanuka. Uwo bita Kiramani bakorana bya hafi ndetse bakinana cyane, bari kumwe akenshi nk'umugore n'umugabo, nawe yaje mu itangazamakuru arangije aravuga ati ntacyo nabivugaho, rwose birimo bivugwa yaba uyu mukobwa nuka nanjye ubwanjye mba mbyumva, ariko ngiye twirirwana ntabwo mbyumva habe na gatoya. Uwo bita Jojo nawe bakorana muri filime yiwe yise Ibanga, rwose nawe mu kiganiro yakoreye kwa Chita, ngira ngo mwarabibonye, avuga ati rwose ibintu bari gukora ntabwo ari byo, uyu mukobwa bari kumuharabika cyane. Ndetse Jojo bigera n'aho avuga ukuntu byageze aho uyu mukobwa Miss Nyambo aza gukina, yagera kuri seti rwose bikamunanira bitewe n'amakuru yari ari hanze. Abafana biwe cyangwa se n'abatari abafana babandi bataba bamwifuriza ibyiza, bavuga yuko uyu mukobwa anuka bikabije. Rero iyo ni inkuru byaje kugera aho ngaho igashira, ariko uyu mwanya nanone icyaje kuvugisha abafana b'uyu mukobwa amagambo atari make ndetse bakomeje no kwibazaho, ni ikintu cyaba cyatumye uyu mukobwa Miss Nyambo yikuzaho umusatsi we cyangwa se ibisuku bye byatuma ubwiza bwiwe bugaragara cyane. Reka dutegereze turebe nimba rwose hari ikindi cyaza gutuma uyu mukobwa yaza kuvuga cyangwa se yaza gutangaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe cyaba cyatumye yiyogoshesha. Gusa bamwe mu bafana biwe cyangwa se nk'uko nawe yagiye abyigarukiraho rimwe na rimwe, yagiye avuga yuko akunda kurwara umutwe cyane, ndetse akaba yaranaketseho ko kurwara umutwe kwiwe ibisuku bishobora kuba birimo. Ngira murabizi abantu bisukisha, hari abantu bamwe na bamwe badakorana n'ibisuku. Hari umuntu yisukisha ibisuku bikamubangamira cyane, agatangira kujya arwara umutwe wa hato na hatoya, bikamurya bya hatari, bikaba ngombwa yuko rero abyikuzaho. Nyine ariho handi abantu bavuga ati iki kintu ntabwo ari icyanjye. Rero bamwe mu
abakunzi b'uyu mukobwa nta kindi batangiye gutekereza cyangwa se bavuze cyane uretse ayo magambo avuga yuko rwose nawe akunze kuba yatwara umutwe cyane ukamurya kubera ibisuka, ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kuba yabyikuzaho ndetse akaniharanguza. Akamubwira ukomeze kugira ibihe byiza.